Aba baturage bavuga ko bamaze igihe kinini bakorera umushoramari ntibishyurwe ngo bagerageje kugeza ikibazo cyabo mu nzego zitandukanye zirimo n'inzego zo hejuru, gusa bakavuga ko nta gisubizo barabona. Twakoreye umushoramari garanti we yari iriho kuko leta itemeraga ibyo yakoraga, aza guhagarara. Ahagaze biba ngombwa ko bahagarika ibirombe, baraza baradusanga ushinzwe irema baraza bitubwira ati mwebwe nkamwe ba security muri hano mwemere kurinda bino birombe, umushoramari uzaza akabaha akazi kandi natwe tukabahemba. Dutangira kurinda ibirombe, ukwezi kwa mbere turashira turabahamagara ukwezi ko dushize ati mwihangane ni muhumure tuzaba amafaranga kwa kabiri, gutyo tugenda twihangana babitubwira dutera bakashe byose baduteraho amakashe, nuko amezi 18 arinda ubwarangira. Turategereza turayabara tugeze ubwo noneho tujya ku karere. Nyuma yabyo y'ibyo birangiye twarategereje twarahebye wagirwa amagana bakubwira ngo hari ntango umukozi ntaho hari, bakatubwira ngo babyoje muri ministeri. Turategereza nuko bikugeza kuri uyu munota w'uyu munsi. Naje nkorera umuzungu company bita Rwanda Mining, turamukorera abanza kutuhemba neza, agezeho akazi abanza kutwambura atubamo amafaranga amezi 2 agenda atayatwishyuye. Tutanga raporo ku karere batubwira ko baraza kumwishuriza, twishuriza twebwe abaturage bamukorera aho akafite ubwizigamye y'inkwate bafite. Agezeho ayo mafaranga nayo batuhaye barayatwambura y'amezi 2 miliyoni yose rusange 18 nazo batuhaye. Twageze no ku karere tugeraho batubwira ngo baraza kutwishuriza, bagezeho no kugeza ubu ngubu no kwa n'impapuro tutazizanye hariho n'amasezerano twasezeranye nabo. Aba twaganiriye barimo n'abakoze amezi 18 bakomeza bavuga ko kuba batarishyurwa amafaranga yabo ngo byabateje ubukene, bakaboneraho gusaba ko barenganurwa bakishyurwa amafaranga yabo. Ureba nk'ubu abana bacu ntibiga, nta mituweli, muri ayo mezi 18 twamaze nta kintu aho twakuraga tuvuga ngo tuzakura agafaranga ntitwahingaga, nta kintu dufite. Ubwo twavuze ko twabwira abanyamakuru mukaturenganura, twageze nubwo tubwira abasenateri baratubwira ngo tuzageze ubwo tujya kubibwira umuvunyi. Kumuvunyi rero umva ndi kure n'urugendo rero kuzagera za Kigali heshi nta naho tunazi, nta mituweli, abana bacu ntibiga. Urumva muri ayo mezi yose twakoze nta kintu twahingaga. Royal TV na Royal FM bikimara kumva ibyo aba baturage bavuga, twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana kuri iki kibazo, maze ku murongo wa telefone butera utwatsi iki kibazo cy'aba baturage ngo kuko butigeze bukimenya. Uyu ni Mbonye Umuvunyi Rajab, umuyobozi w'akarere ka Rwamagana. Batugezeho ikibazo cy'abayobozi ntabwo tubafashe kugikemura, ariko ikibazo cy'abo bantu kuba bamburwa ntabwo barakitugeza. Ariko umunsi bazakitugezaho ari hose tuzahaguruka tujye kubafasha kubakorera ubuvugizi byo ku karere byo ndabiguhamiriza ko ntacyo bategereje. Si ubwa mbere mu Rwanda humvikanye abaturage bataka kwamburwa na rwiyemezamirimo uba waraburiwe irengero nyuma yo gukoresha abaturage. Icyakora umwihariko waba bakoreraga mu karere ka Rwamagana nuko n'ubuyobozi buhakana ko bwaba bwaramenye ikibazo cy'aba baturage. Icyakora hakibazwa uko aba baturage bagejeje ikibazo cyabo ku basenateri nk'uko babivuga, basimbutse izindi nzego kugera no ku karere. Olivier Agena, Royal TV.